Ndabashuje bene data abakunzi ba Anaweza Daima, ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Anaweza bado Mungu anaweza. Haleluya. Anaweza ku bantu batumva igiswahili ni ukuvuga ngo arashoboye, tena anaweza daima, arashoboye ibihe byose. Abakunzi ba Anaweza, haleluya, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Umwami wacu arashoboye rero, dutangire tubyibukiranya ko ashoboye n'ibyawe bishoboye. Anaweza. Umwami abaha umugisha. Ni umunsi kandi n'umwanya mwiza tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana abaha umugisha. Uba ari umwanya mwiza, ni umwanya w'agaciro, jya ukunda kandi ukumbure. Jya ukunda kandi ukumbure ijambo ry'Imana. Haleluya. Yes, umunsi rero tugiye kuganira ku ijambo ryiza. Fata Bibiliya yawe. Iyo mvuga ngo ijambo ryiza ni ryatambutse ryari ryiza, ni ry'ejo rizaba ryiza, ariko ryose riba ryiza kuri uwo munsi, kuko nibyo kurya by'uwo munsi bigomba rero kuturyohera, kuko twateguriwe n'umwami wacu. Haleluya. Gomba kuturyohera kuko umwami wacu yaduteguriye. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Turagushimiye mwami waremye ijuru n'isi, turaguhimbaje data wa twese, duhaye icyubahiro izina ryawe rikomeye. Ni twebwe kandi babandi bagukunda, bakunda ijambo ryawe mwami. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira kuri iri jambo waduteguriye. Wakoze ko waduteguriye, wakoze ko watugeneye ibikwiriye, wakoze mwami Imana ko uzi ibyo twifuza bya buri munsi. Uhabwe icyubahiro n'ikuzo. Turiteguye rero mwami Imana, tugeze ku meza yawe. Turasenze ngo tugirire neza mwami, imitima yacu ihage, imibiri yacu ihage, duhazwe nawe, udusobanurire ijambo, turirye, turimire, turisobanukirwe, turyuze, turitekerezeho, kugira ngo ryubake imitima yacu, dukomere, dukora iby'ubutwari. Haleluya. Bana natwe rero mwami Imana, utugirire neza. Buri muntu wese ukurikira ijambo mwami, ntakuva imbere amara masa, abone umugisha wawe kandi agirwe neza nawe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Abakunzi ba Anaweza, haleluya. Yesu abaha umugisha. Uyu ni umunsi mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashyushye aho ndi hano muri studio, ndumva hari agashyuhe, ntibikugore, nubona nitunganya. Haleluya. Haleluya. Badufatanije gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Bakurikira ijambo ry'Imana. Nizeye ko aka kantu katagukuye mu mwuka, kandi nawe aho uri niba hashushe, nawe ubanze witunganye kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, dusangire, dusa neza. Turi imbere y'umwami wacu, tugomba gusa neza. Jya uharanira gusa neza igihe cyose uri imbere y'umwami ukomeye, mwami waremye ijuru n'isi. Urabizi iyo tugiye mu nama z'abakomeye, badutumiye mu nama, haba no ku murenge, haba no mu mudugudu, haba na hehe, noneho harushijeho aho, ugenda wabanje kwiyitaho, wiprotokoye, wigenje neza. Haleluya. N'imbere y'umwami rero urabizi tugomba gusa neza, tukavuga umwami wacu dusa neza. Ariko rero Yesu ashimwe, ntitugasukure umubiri gusa, ntitugasukure inyuma gusa, no kugira ngo tuze ku meza y'umwami, tuze gusangira, tuze kurya ijambo ry'Imana, tuze kugaburirwa n'umwami, birakwiriye ko tujya tuza twanisukuye n'imitima yacu twayitunganije. Haleluya. Tugatunganya imbere gusa, ngo nshaka umwenda wo kwambara usa neza imbere ya kamera muze kumbona neza, cyangwa se nawe n'uburi ugiye mu kiliziya, mu rusengero, ugenda usa neza, ariko mu mutima bidatunganye. Ni byiza ko tujya twisukura. Izo ni impuguro ntangiranye nazo, ariko ubwo umwuka yabyemeye zirakenewe. Haleluya. Ni byiza ko tujya tuza imbere y'Imana dutunganye ku mubiri no mu mutima. Kandi rero igisubizo kirahari, ntabwo ari cyo twishakaho. Umwami Yesu yamennye amaraso ye, ahinduka umunyabyaha kugira ngo duhinduke abakiranutsi. Yesu ashimwe cyane. Kuriya kumena amaraso akitanga, ari umwana w'Imana w'umuziranenge w'umukiranutsi, akaba yaramennye amaraso ye ku musaraba, kwari ukugira ngo twe duhinduke abakiranutsi binyuze muri ayo maraso. Naho ubundi ntabwo uzakiranuka ibyo wipangapangira, ntuzakiranuka. Kamere yacu ntikiranuka, turi abanyabyaha. Uragerageza akanya gato ukabukoza ikindi, mu munota ukoze ikindi, ukavuga uti uyu munsi none nditwara gutya. Ntabwo gukiranuka tubiheshwa n'amategeko, ntabwo tubiheshwa na kamere zacu, ntitubiheshwa n'imiryango duturukamo, nta nubwo twabishobora. Turi abanyabyaha muri kamere, ariko imbere y'Imana turi abakiranutsi kuko yatanze umwana wayo. Ahubwo rero
egera uwo mwami, amaraso ye aguhindura umukiranutsi. Mwegere umwemere, mwegere umwakire mu bugingo bwawe. Mwemera kubera umwami n'umurengezi n'umutabazi n'umuyobozi w'ubuzima bwawe. Akubera umwami, agushoboza ibyo utabasha gushobora. Bya bindi byakunaniye, bya bigeso, umwami wawe akuba hafi akagushoboza. Aho unaniriwe akagufata ukuboko. Na hahandi kandi naho tuvuga ngo turagerageza ni nk'ubushwambagara, mbese gukiranuka kwacu ni nk'ubushwambagara imbere y'Imana. Ariko nibura abone ko ubishaka, ubifitiye inyota, ubiharanira, ubigerageza, wateye intambwe ukamwegera, ukamwakira ko ari umwami n'umucunguzi, kandi ko bidakoze isoni. Kwakira Yesu ntabwo bikojeje isoni, ni ishema. Yesu ashimwe cyane. Ni ishema kwakira Yesu. Haleluya. Ni ishema kubana nawe, ni ishema kumugira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ni ishema kuba wumva umwami wawe ari mu ruhande rwawe. Aho unaniriwe ukamenya ngo arahari, ukamenya ngo ntabwo agusiga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ukamenya ngo ni umwami wakwitangiye, wakumeneye amaraso. Ariko uzi kuba umuntu yarakwitangiye, yarabaye ikiguzi kubw'ubuzima bwawe, ntiwakire icyo yakoze, ntiwakire ikiguzi yatanze ku bwawe. Ariko uzi ko ari we yitangiye, yakumeneye amaraso, wamwakiriye. Ntabwo bishwaje, ntabwo bikoze isoni. Yesu ashimwe cyane. Surabona mwaye? Ntabwo mwaye. Uzi ko umwakira agahindura ubuzima bwawe. Uzi ko umwakira akagenda atunganya byinshi muri wowe. Uzi ko umwakira akagenda agira ibyo atema, agira amashami akuraho, agira bya kamere, bya bindi byose, bya bindi ukorera hatagaragara. Uzi ko umwakira akagenda akuganiriza, agutunganya, agira icyo akuraho kimwe, none ejo ikindi, nta handi wiherereye utari mu bantu. Uzi ko ntabakureba. Uzi ko iyo ugize ibyo ukora akongorera umwuka wera w'Imana uba muri twe, mufasha twahawe n'umwami twasigiwe. Uzi ko akongorera akakubwira ati ibyo ni ibiki. Nubwo nta bantu bakureba, ariko jye nakubonye, uyu mwami araryoha. Iyo umwakiriye ubuzima bwawe bugenda buhinduka umunsi ku wundi. Mbese we ntushaka guhinduka? Ntushaka guhinduka ngo utangire kugira kamere y'Imana? Erega arahindura. Mwakire rero, mwizere, ujye umusaba imbabazi uko ugize intege nke. Uzi ko ijambo rye rivuga ngo naho byaba bitukura tukutuku, nta byaha atababarira na kimwe. Na bya bindi wanze kuvuga, watinye kuvuga, bya bindi ucecekanye, arabibabarira. Wowe mwakire, umubwire, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Karagaciyeho kuko navugaga ngo tugomba kwitunganya, tukitunganya imibiri yacu igasa neza, tukisukura rwose, kuko turi insengero z'umwuka wera, tugasa neza. Nkwiriye kuza kukubwira ijambo nsa neza, ukwiriye kujya ku kazi usa neza, ukwiriye kugenda mu muhanda usa neza ku mubiri, wambaye akenda kameshe, niba ari na kamwe, niba ari na tubiri, uramesa. Hari nubwo niba ari kamwe wakamesa ukarara ukameshe, ejo ukakambara. Ntihagire urabukwa, ntihagire urabukwa. Hanyuma ikindi nacyo, Kristo uzi ko adusiga, agusiga n'ubwiza. Naho wakwambara ku kenda kamwe, wakambara ukaberwa, abantu bakagutangara. Cyangwa ukambara umwenda wa makeya, abandi bagenda bagahanantura wenda kuko udafite amafaranga, ariko wakwambara ugasa neza, akagusiga. Akora hose, ubuzima bwawe bukoraho hose, akaguha igikundiro, akaguha kwemerwa, akaguha ijambo, akagusiga. Waba wirabura nkanjye gutya, ariko nuko kwirabura akagusigiriza. Umwami Yesu arahindura, n'iminkanyara akayikuraho akaringaniza. Muri Yesu turi abagabo bo kumuhamya, muri Yesu kandi tuzamuhamya tumeze neza, dusa neza. Nawe yakugirira neza rero. Haleluya. Nawe yakugirira neza. Uyu mwami ni mwiza, uyu mwami ni igitangaza. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Mwakire urebe ngo arahindura ubuzima bwawe umunsi ku wundi, impinduka. Numwemerera azajya guhindura, akuraho kimwe, akuraho ikindi, akuraho ikindi, akuraho ikindi. N'ubwenge akabutunganya. Hari igihe tuba tuvangavangiwe. Akakugisha uko ubana n'abantu, akakugisha uko uganira n'abantu, akakugisha uko witwara, akakugisha uko
mwakire ndamugukumbuje uyu mwami. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yes, tujye kuganira rero ku ijambo ry'Imana. Izo zari impuguro kandi nazo ni nziza. Iyo umwuka w'Imana azizanye haba hari uzikeneye. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni nyiri ihumure n'imbaraga. Imana yacu niyo nyiri ihumure n'imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu niyo yonyine nyiri ihumure n'imbaraga. Imana niyo yaguhumuriza. Imana niyo yagukomeza. Imana niyo yakwihanganisha. Imana niyo ikubabaye. Imana niyo ikubabarira. Imana niyo ikurengera. Imana niyo ikurwanira. Imana niyo iguha imbaraga zo guhagarara mu bihurimo, yarangiza ikaguhumuriza ugakomera. Haleluya. Rero nshuti yanjye, muri iyi minsi mfite ijambo ry'ihumure muri jyewe ryo kubwira abanyarwanda, ryo kubwira abanteze amatwi, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Naje kubabwira ngo Imana niyo nyiri ihumure n'imbaraga. Muri iyi minsi hari ibintu bikubujije imbaraga, hari ibintu bigukamuyemo imbaraga, hari ibintu biguteye agahinda. Birahari, ndabizi ko bihari. Turi muri iyi si, biba bihari. Hari ibigushyize kure y'Imana, birahari byinshi. Urumva ufite agahinda n'umubabaro muri wowe, ufite kwiganyira kwinshi kubera ibihurimo. Umubabaro ni mwinshi, ibyago ni byinshi, amakuba ni menshi. Imana niyo nyiri ihumure n'imbaraga. Imana iraza kuguhumuriza, iraza kuguha imbaraga, kuko niyo soko y'imbaraga kuba yizera, niyo soko y'ibyiringiro kuba yiringira. Haleluya. Hahirwa biringira Uwiteka, Uwiteka nawe akababera ibyiringiro. Imana iraza kukubera ibyiringiro nuyemerera. Iraza kuguhumuriza nuyikingurira umutima wawe, ugakingura ibyumba byose. Ko hari igihe dukingurira Imana tukavuga ngo nemereye Imana, ariko hakagira ibindi wibikira ahantu. Imana yagizana ijambo ryayo, ukavuga ngo iri ryo ntago riri bujye, aha ntago ryahagera, ntacyo ryakora, ntacyo ryamarira, sinanarishaka, ukaritera umugongo. Ukumva ijwi rikongora ngo nyamara ngo iki ngiki, ngo Imana yakora ibi, ngo hoya ibi byo ntibyashoboka. Mbega ukagira icyumba wibikiye kirimo agahinda kawe n'imibabaro yawe, ukabigendana, ukabibundikira, ukabibika, ukagira ngo hari umusaruro uzavamo cyangwa hari ikiza kizakuviramo. Hoya, emerera Imana, ijambo ryayo rikugeremo, riguhumurize, rikugeremo, rimene ibyo bisebe, ibyo bikomere, ibyo bibyimba bimeneke, ryomore. Ni umuti. Ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana ni ibiryo. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Hari n'igihe rikomeretsa amarangamutima yawe, ukumva ngo urababaye, ngo ese ngo kwitwa umunyabyaha, ariko hari icyo Imana ibishaka gukora. Rero niyo ishobora byose. Uko ijambo ry'Imana rizajya rikugeraho ryose, uzajya uryumva cyangwa urisoma, jya wemerera ijambo ry'Imana, wemerera Imana ijye mu mutima wawe, itunganye icyo ishaka gutunganya. Niba ari ibibembe ishaka gukeba ku mutima, niba ari bya kamere, niba ari ibigeso bibi, emera ijambo ry'Imana rijyemo rigutunganye. Niba ari ihumure, emera ijambo ry'Imana rijye mu mutima riguhumurize. Umwuka wera w'Imana arishyigikire, rikora imirimo n'ibitangaza. Ijambo ry'Imana rero rifite umumaro ndetse mwinshi, kuko ni ibyahumetswe byera. Rifite umumaro wo gutunganya ubuzima bwacu, rifite umumaro wo kuduhindura, rifite umumaro wo kutwubaka no kuduhumuriza. Haleluya. Rero Imana niyo nyiri humure n'imbaraga. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano umwami yatugeneye uyu munsi mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri, igice cyaho cya mbere. Reka duhere ku murongo wa 3. Yesu ashimwe cyane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Yesu ashimwe cyane. Aha ngaha rero nta gushyiraho Pawulo, shyiraho izina ryawe, nanjye ndashyiraho izina ryanjye. Mama Matilda Kayitesi ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Yohana ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu, kubwo kurokorwa amakuba atandukanye. Ese wowe ntushimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu? Ese wowe ntabyo Imana yakurokoye? Nta makuba menshi se yagukijije? Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero ntabwo ari Pawulo, ni wowe shyiramo izina ryawe.
dushimire Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Hari ibyo urimo uyu munsi ariko hari n'ibyo Imana yakurokoye. Haleluya. Aravuga ngo guhera ku murongo wa 3, hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyiri ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha. Haleluya. Sisi twahumvise uyu murongo wa 4, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo yose. Haleluya. Iduhumuriza mu makuba yacu yose. Uyu munsi Imana yaje kuguhumuriza mu makuba yawe yose. Uyu munsi ijambo ry'Imana rimanukire mu mutima wawe, riguhumurize mu makuba yawe yose ayurimo. Ndabizi uri mu makuba atandukanye, ndabizi uri mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rije kuguhumuriza mu makuba yawe yose, kugira ngo nawe ubone uko uhumuriza abari mu makuba yabo yose. Erega nshuti yanjye, burya ntawe utanga icyo adafite. Kugira ngo ugire uwo uhumuriza, kuko abababaye ni benshi, abakeneye ihumure ni benshi, kugira ngo ugire uwo uhumuriza nuko Imana iba yabanje kuguhumuriza, kandi izaguhumuriza ari uko wayemereye, izaguhumuriza ari uko wayikinguriye umutima, izaguhumuriza ari uko wayihaye umwanya, wemeye gukora kwayo, wemeye imbabazi zayo. Haleluya. Iduhumuriza mu makuba yacu yose. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose atandukanye menshi, natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Uyu munsi rero akirira ihumure rivuye imbere y'Imana. Humurizwa n'iri jambo yuko Imana ariyo yo kuguhumuriza mu makuba yawe yose. Imana niyo yo kukomora ibikomere byawe byose. Imana niyo ifite umuti. Imana niyo ifite imbabazi n'urukundo. Imana niyo ikwitayeho mwene data. Haleluya. Imana niyo ifite kuguhumuriza. Ntuzashakire ihumure ku mwana w'umuntu. Yaguhumuriza, yagufasha, yakugirira neza, ariko hari aho bitagera buryo. Hari aho bitagera. Hari n'igihe ushobora kugira umubabaro ukaganiriza umuntu kugira ngo wumve ko waruhuka, ariko uzarebe hari ahantu hasigara umva hakwiriye kugera izindi mbaraga. Hari ahantu burya hagombye kugera izindi mbaraga. Hari umubabaro, hari agahinda, hari intimba bikwiriye guhura n'umwami wawe, bigahura n'ikiganza cye, kugira ngo abe ari uguhumuriza, abe ari ukubwira ijambo ryururutse umutima, abe ari ugukomeza, abe ari ukomeza inkingi z'umutima wawe, azisane, azubake, azishyigikire. Nta wundi wabishobora. Hari aho umwana w'umuntu atagera, hari aho ijambo ry'inshuti ritagera, hari aho ijambo ry'umuvandimwe ritagera, hari ijambo rya mugenzi wawe ritagera, hagerwa n'Imana yonyine. Iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo yose. Kingurira Imana umutima wawe, bya byumba byose bikingurira Imana, iguhumurize, isuke ihumure mu mutima wawe. Imana ifite imbaraga yo guherekeza rino jambo, ikagenda rikakorogoshora hahandi, rikagenda rikazana umucyo muri wa mwijima uri mu mutima wawe, rikagenda rikomora bya bisebe, rikagenda rigakanda ya ntimba ikavamo, rikagenda rigakuramo ya mashyira, cya gisebe kininga amashyira n'amaraso mu mutima wawe. Imana ibasha komora. Emerera Imana igende ivura amarangamutima yawe. Iraduhumuriza mu makuba yacu yose. Umwami Imana aguhumurize mu makuba yawe yose binyuze muri rino jambo. Twese tubona ihumure rivuye ku Mana, iduhumuriza mu makuba yacu yose. Turi kuri iyi si duhura n'amakuba menshi, turi kuri iyi si duhura n'ibyago byinshi, dupfusha abo dukunda. Yesu ashimwe cyane. Amakuba n'ibyago bikaba kubo dukunda, natwe bikatubaho, indwara zitubaho zikatubabaza, ubukene butuzaho bukatugirira nabi, tukababara tukagira agahinda.
Yesu ashimwe cyane. Ubushomeri buradukomeretsa, ibyorezo kuri iyi si biratubabaza bikadukomeretsa. Hari benshi babuze akazi kubera corona. Intambara zitandukanye ziradukomeretsa. Nk'ubu hari bagenzi bacu bari mu bihugu birimo intambara, byabo byarasenyutse, ababo barapfuye, cyangwa natwe mu gihugu cyacu turabizi cyane. Rero ibikomeretsa umwana w'umuntu ni byinshi, ibibabaza amarangamutima ni byinshi. Ushobora kubabazwa n'inshuti, amarangamutima yawe akababara agakomereka. Ushobora kubabazwa n'umuvandimwe wo muvindimwe, amarangamutima yawe akangirika agakomereka. Ninde uzakomora? Ninde uzaguhumuriza? Ni umwana w'Imana wakwitangiye, ni umwami w'abami, ni Nyiringabo Imana. Ni umwuka wera uzagusanga akakubwira ijambo rikururutsa umutima, akakubwira, akaguhumuriza. Emerera Imana, egura umutima wawe uhe umwami Mana. Emerera Imana mu buzima bwawe, kugirire neza, ikomore. Rero ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yacu yose, yabo yose. Emerera ijambo ry'Imana riguhumurize, rikore ku marangamutima yawe, rikuvure mwana w'Imana wo kurikira ijambo, rikomore ibyo bikomere, rigukize, rikuvure. Imana ishyireho umuti kuri ibyo bisebe. Niba ikubwira kubabarira, emera Imana ikuha imbaraga zo kubabarira. Haleluya. Niba Imana ikubwira kugira ibyo usiga inyuma yawe kugira ngo ukomeze ubuzima, kuko kugundira ibya kera ntacyo biri bukumarire, emera Imana ikorane n'amarangamutima yawe. Emera Imana iguhumurize. Emera Imana yo isuke mu muti, izane spray mu mutima wawe, isuke kuri ibyo bisebe, ukire. Amarangamutima yawe akire, usubirane ubuzima, usubirane amahoro, ubeho. Kanguka, emerera Imana ikora ibikomeye mu mutima wawe, ubuzima bwawe bukomeze. Iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo yose. Nawe hari icyo ukwiriye gukora. Igihe kibaye kirekire uri mu mababaro, kanguka wemera Imana iguhumurize, igukomeze, igukize. Nawe uhumuriza abandi, nawe ugiye mu murimo w'Imana, nawe ukore, ugira bufasha, ugira burengera. Ntabwo ari wowe wo kwitabwaho buri gihe gusa. Hoya, urakuze, ugeze igihe cyo gutera intambwe ukagira bugirira umumaro, kubera yuko Imana iri muri wowe irakomeye. Haleluya. Yemerere rero ikora ibikomeye muri wowe. Ntukemere kwicara ntacyo ukora mu bwami bw'Imana, kugira ngo uzagire icyo nawe umurika, uzagira imirimo umurika. Gira buhumuriza, gira bufasha, gira bo witaho muri ibi bihe bikomeye. Ntabwo rero uzahora mu maganya, mama se ni njyewe ni njye. Ntabwo ari wowe ufite ibibazo wenyine, ibibazo ni rusange. Ahubwo emerera Imana iguhumurize, utere intambwe nawe yo guhumuriza abandi. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cya Danieli ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakomeza abandi. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Uzakora iby'ubutwari koko wakomereye imbere y'Imana, ukayisaba imbaraga zo kunesha, ugatera intambwe yo guhumuriza abandi no gukomeza abandi no gukora iby'ubutwari. Erega uri intwari, muri wowe harimo imbaraga zikomeye. Imana iri muri wowe yagukoresha iby'ubutwari uramutse uyemereye. Imana iguha umugisha. Iri jambo rigira umumaro mu mutima wawe. Emerera Imana kandi irashoboye. Haleluya. Imana aguha umugisha. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu. Gira neza, idukunda, ikatwitaho. Imana yaturemye mu ishusho yayo, kandi waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo witeguriye kera imirimo tugomba gukora, wayiteguye kera mwana. Buri wese muri twe afite imirimo wamuremeye gukora. Abana bawe rero waremeye gukora imirimo itandukanye, bahumurishira ijambo, uriho imbaraga mu mitima yabo, kugira ngo bakomere bakomeze abandi, bakomere bahumuriza abandi, bakomere batabara abandi. Muri iki gihe turimo cy'ibibazo, muri iki gihe cy'ibyago n'amakuba, muri iki gihe abantu bibuka byinshi byababaje imitima yabo, muri iki gihe abantu bawe bafite ibibababaje byinshi, Mwami Imana hagurutsa abo guhumuriza abantu bawe, hagurutsa abo gukora iby'ubutwari, hagurutsa abo kugaburira abashonje, abo kwambika abambaye ubusa, hagurutsa abo kujyana ijambo ry'ihumure. Koko ni kubivuze kuduhumuriza amakuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba. Izina ryawe nishimwe. Urakoze kubwira ijambo Mwami Imana rikomeye, ritwereka ko uri mu ruhande rwacu kutugirira neza. Buri wese wumvise iri jambo nagirirwe neza nawe mu buryo butandukanye, kuko uri Imana ibi inyuma y'ijambo ryawe. Urakoze Mwami Imana kumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.